Reka tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze mwebwe bakunze ibi biganiro mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Njyewe turi kumwe nitwa Mboneza Thomas, aho tugiye kureba uko wafata neza umubiri wawe. Bibiliya iduhamiriza neza yuko uyu mubiri ari uw'agaciro. Mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto ni igice cya 3 umurongo wa 16 ahatubwira ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urwo rusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Burya rero birakwiye ko umuntu afata neza umubiri we, kuko Bibiliya ihamije neza ko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana. Kuwufata nabi rero aba ari ukugomera Imana, kandi abenshi bazi yuko Yesu ari umwami n'umukiza wabo. Nta mwami rero utagira amategeko, kandi iyo ugomeye ingoma y'umwami uba ubaye umwanzi we. Niyo mpamvu rero mu byo tugiye kureba uko wafata neza uyu mubiri wawe, kugira ngo ubashe kuba urusengero rw'Imana cyangwa se Imana ibe muri wo, birakwiriye ko uwitaho. Turavuga neza uko wakwita ku mutwe, tuvuge ko wakwita ku gihimba, ku ngingo zimwe na zimwe. Umutwe rero ugizwe n'ibice bitandukanye, byose ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko hari uruhu, hari amaso, hari amatwi, hari umunwa, hari umusatsi, hari n'ibindi bitandukanye nk'amenyo, ururimi. Rero uyu munsi turavuga kuri bike ku bijyanye n'umutwe, turavuga ku ruhu, niturangiza tuvuge no ku bwonko n'amatwi n'amaso. Ku bijyanye n'uruhu rwo ku mutwe, rushobora gusohora neza imyanda inyuriye mu twenge twarwo. Kubw'ibyo urasaba gukaraba buri masaha 24 kugira ngo iyo myanda yasohotse uyikuyeho, indi ize kubona uko isohoka. Icyitonderwa igihe woga mu mutwe, ugomba kwirinda gukuba cyane buri munsi, kuko ushobora kumaraho ibitunga umusatsi wawe, ukaba ushobora gupfuka ukarwara uruhara imburagihe. Niyo mpamvu ugomba koga udashimamo cyane, byibuze ugashimamo rimwe mu minsi 3, kuko hari imvubura zivuburwa zigomba gutunga umusatsi. Birashoboka yuko waba waragize uruhara ukiri muto, imburagihe, utaragera ku myaka 45. Icyagufasha ni uko wafata ibumba ry'icyatsi, ugafata time, ukabivanga neza, maze warangiza ugafata utuzi duke, ugashyiramo ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Ngaho korogesha rya bumba na ya time, bivange neza maze bibe nk'igikoma gifashe. Nurangiza uhome mu mutwe wawe, reka bimara iminota hagati ya 15 na 30, maze nujya gukarabamo ukarabemo amazi wakamuriyemo indimu. Gerageza kubikoresha buri munsi, hanyuma nurangiza nimugoroba ufate amazi uyatekemwo igisura. Ni ifu y'igisura uteka mu mazi, cyangwa se ushobora no gutekamwo amababi y'igisura, maze warangiza ayo mazi akaba ariyo woga mu mutwe. Bireke biraremo we kunyugurisha andi mazi, hanyuma uze kogamo mu gitondo. Ku bari mu birere bitabamwe igisura, ushobora gukoresha kapusine. Ibyo wabibona mu gitabo bita Enkorose, paje ya 28 kugera ku ipaje ya 30. Naho iyo ushaka gufata neza ubwonko bwawe, uba ugomba kwirinda inzoga n'ibindi biyobyabwenge byose nk'itabi, ikawa, urumogi, isukari, icyayi n'ibindi bitandukanye, ahubwo ukaba ushobora gukoresha amazi, ibinyampeke n'ibindi byo kurya byiza bishobora gufasha ubwonko bwawe, ndetse utibagiwe no gukoresha amaboko. Ibyo wabibona mu gitabo bita Enkorose, paje y'105. Niba ushaka gufata neza amatwi yawe, irinde kuyashyiramo ibintu bishobora kuyangiriza, nko gushingamo ibiti, kuba umuntu ashobora kuba yajya ahantu hari urusaku rwinshi, ndetse za ekuteri ziri mu matwi. Gerageza kuyarinda umuyaga igihe uri kugenda kuri moto, wambare kasike kugira ngo umuyaga utajya mu matwi yawe akaba ashobora kwangirika. Ngo noneho igihe cyose ushaka gukora isuku y'amatwi yawe, jya ushyiramo igitonyanga cy'amavuta ya elayo, byibuze inshuro 1 mu cyumweru, ushyire mu gutwi kumwe no mu kundi, kugira ngo ayo mavuta ya elayo agukorere isuku mu matwi yawe.
kandi ku bantu bafite abana bakiri bato birinde kwegera abanywa itabi kuko bishobora gutera abo bana indwara y'umuhaha mu matwi. Amaso yawe rero nayo akeneye gufatwa neza, uyarinda kureba muri screen cyangwa se za televiziyo zaba na screen za computer. Noneho igihe cyose ukoresha ibyo bikoresho jya ubyitarura ujye kure yabyo, cyangwa se niba bitashobotse yuko ujya kure yabyo wambare rinete zabigenewe. Wirinde umuyaga ko wajya mu maso yawe, wirinde umwotsi, umukungugu, kandi ntugakoze intoki mu maso yawe igihe cyose zitakarabye, igihe cyose zidafite isuku. Nanone wirinde isukari kuko yangiriza amaso, ahubwo ukoresha ibintu bikungahaye kuri vitamine A nka karoti, epinari ndetse n'ibindi. Hanyuma turerekeza ku bijyanye n'uko wafata neza igihimba cyawe. Nacyo gifite ibice byinshi bitandukanye, turavuga ku mwijima, tuvuge igifu, tuvuge n'umutima n'amara. Ku bijyanye n'umwijima, umwijima ni nyina w'izindi ngingo, kubw'ibyo rero iyo rwarwaye n'izindi zirarwara. Iyo ushaka kurufata neza rero ufata igitunguru cyawonyo kimwe, maze warangiza ukagikatagura, ugakatagura n'indimu imwe, shyiraho ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo, ushyireho ikiyiko kimwe cy'ubuki, maze nurangiza ibiryo ugiye kurya ku ifunguro ry'amanywa bikorekane mu cyumweru. Uzaba uvuguruye umwijima wawe, indwara zose z'umwijima uzaba uzivuye nka za hepatite B na hepatite C. Gerageza rero gukoresha ibyo kurya umwijima ukunda, ni nk'abantu bashobora gukoresha icyayi cy'amatovu ndetse n'icyayi cy'umukeri, ni ukubiteka mu mazi, maze warangiza ayo mazi ugafata agace k'akarahuri, hanyuma shyiramo ikiyiko cy'ubuki, ngaho gerageza kubinywa byibuze 3 mu cyumweru igihe umaze kurya. Gerageza gukunda gukoresha inzabibu, amaronji, karoti, beterave, artishu, radi, pome ndetse n'inkeri. Naho urwaye igifu yakwitabaza umutobe w'amashu avanze n'ikirayi. Gerageza kunywa ibirahuri 3 ku munsi, ubikoreshe iminsi 4 yikurikiranya, nurangiza ujye usiba uzongera iminsi 4 yikurikiranya, uzabikore byibuze inshuro 15, niho igifu cyawe uzaba ukivuye kandi uzaba ugifashe neza. Wirinde kuryagagura, wirinde kunywa uri kurya, kandi hagati y'ifunguro n'irindi hacemwe amasaha hagati ya 5 na 6. Wirinde kurya saa 3 za mu gitondo zarenze, kandi wirinde ibyo kurya bya nijoro, ibyo kurya byawe bya nimugoroba bye kubamo amavuta. Naho umutima ugomba kunywa amazi arimo indimu n'ubuki, gukandagira mu mazi no kurambikamo amaboko inshuro nyinshi, ndetse ukajya ukoresha amazi akonje iminota 3, naho ashyushye ukaba ushobora kuyakoresha iminota 15 nayo uyakandagiyemo. Wajya ukunda kurya tungurusumu kuko ishyira umuvuduko w'amaraso kuri gahunda. Ujye wirinda ikawa n'icyayi, wirinde umubyibuho w'ikirenga, wirinde urusenda, inyama, ugabanye umunyu utekwa mu byo kurya ndetse n'isukari. Ibyo kurya bigwa neza umutima ni ibinyampeke byuzuye bitanogerejwe mu ruganda, ni inyanya, ni ibyo kurya biribwa bitahuye n'umuriro, ubwo ni ibyo kurya bibisi, ni ibihaza n'inzuzi zabyo, ni amavuta y'ibihwagari, n'imbuto zabyo ni ipapayi, ni inkeri, ni imbuto zitwa amandi. Niba nawe ushaka gufata amara yawe neza kugira ngo abere mazima kandi akora neza, ujye unywa amazi kuri gahunda nziza, ni 1.5 litiro ku munsi. Wimenyereze kwituma 2 ku munsi kandi ku masaha adahindagurika cyane, ukituma usutamye bihagije ku buryo wirinda gukoresha za toilette bicaraho, ku buryo amatako yawe aba ahuye n'inda. Noneho nurangiza ujye urya ibikurinda impatwe bigatuma wituma neza, cyane cyane ni ibitaratunganirijwe mu nganda. Kugira gahunda yo kwicara mu mazi, gukunda kurya imbuto. Niba wananiwe kwituma, fata ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo mu gitondo ukibyuka, ukunde kurya ibigori kuko ari inshuti magara y'amara. Ku muntu ufite ikibazo cy'impatwe hamwe na karizo yo bita hemoroide, umuti w'ibanze ni ugukanda ibibabi by'ishu cyangwa ukababura ku muriro buhoro, warangiza ugasigaho ubuki ku mpande zombi, ukazinga neza, kikaba nk'ikijumba. Ngaho injiza inyuma mu rwitumiro, maze nurangiza bimare isaha 1, nyuma y'isaha ubikuremo. Bikora inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi, maze ubikora ukwezi kose, hemoroide iraba ikize.
Imana ibahe imyumvire myiza mu izina rya Yesu, amen.